ndabizi uyu munsi nagenderewe n'abashitsi karibu muraho neza amazina nitwa Elizabeth umutoni wase ku bantu batanze ku bashitsi bashasha baje kundamutsa nizere ko mumeze neza cyane ndabakiriye narimbakumbuye okay naimaze iminsi mu giterane cya Joshua Generation Connection numva naimaze iminsi ndakora ariko ubu naje muriteguye se okay nizere ko meze neza ndabaramukije cyane ndabahobeye ndabayambiriye cyane abari ku migabane itandukanye y'isi hirya no hino hakurya y'inyanja hakurya y'urubura hakurya y'ibisheke mwese oh my god uyu munsi ntabwo ndi njyenyine nari nibagiwe nihanganishije abantu bafite ibibazo abantu bari bubone bitari buke n'izina rya Yesu buke abantu barwajije abantu babuze ababo mwihangane hanyuma uyu munsi sindi jenyine ngiye guhamagara umuntu hano iruhande rwanje umukozi w'Imana umuntu muzi muri benshi namara kugera hano ndama ndirimba yandirimbo ngo turabakiriye niyo ngiye guhamagara umucuranzi wacurangiraga kera temeraga ariko ubu sigaye nemera amavuta y'iko cyane ngiye guhamagara mbangutse karibu cyane karibu watewe noneho mbangu kuri kunyicira mood turabakiriye bashitsi beza muze mwicare mube neza oya tubite kwishwe nite ku magambo okay karibu cyane asante umeze neza umeze neza cyane urakomeye ndakomeye vuga ngo he hari undi muntu tugiye kwakira mumbaze ngo ninde vuga ngo he yo nawe ngiye kumuhamagara umudamu mwiza cyane hari igihe bazavuga ngo urubavu nakagufwa nagashya bazavuga nakara akagufwa nakara ko mu mara yanjye ngiye guhamagara akara ko mu mara twakiriye umudamu mwiza wambangutse karibu cyane Yvonne tugaya marushanwa y'inama kandi ikintu mbakundiye muri kuza neza cyane amen mumeze neza ukomeye warubizi kuri mwiza urakoze cyane urasa n'umwana w'Imana amen sasa ndashaka kubakira then nyuma nze kubakira mbabaze muri bande kuko nshobora kubona bahamagaye gutyo abantu benshi batabazi ugiye gufata gitari ushangire be kubakira ko ntazi gucuranga gitari ugerageze nta kibazo naje sinzi kuririmba ngiye agusiga amavuta y'isoni ku mugaragaro kandi usanga undusha mukunzi wanje nziko yumva akirishimye nje gushimiye mukunzi wanje niba njiri gucuranga nabi reka njiri imidiyatoni hano niba ari wari kuririmba nabi cyangwa duhimbe tutishe indirimbo oya iyo ndirimbo yereka iririmba himbi yawe aho je ndirimbo ndikumva ifite amavuta nazamuka oya nahimbi yiwe Yesu mukunzi wanje ndagukunda Yesu urankunda nanje ndabizi uyu munsi nagenderewe n'abashitsi karibu indirimbo ni sinenzi ko umuhimbyi ukomeye turagukunda ko turabisura yes aya mavuta yo guhimba yakuye jewe zukurusha deni na chance kuriya se kuriya hari ibintu bindi mindani taragaragara oya iwe
bimeze neza Iyo ndirimbo ni yawe? tumeze neza. iyo ndirimbo ndi gushaka kuyisohora vuba. Hari ibintu byinshi biri kunsaba kubwira nje muri studio. nta kibazo ubu nyine washubije kumwe na program. Karibu cyane. Mumeze Asante cyane, neza. tumeze neza. Murakaza neza iwanje. Urakoze cyane. Hano muri kubona hose nahanje. Wow. Iyi studio ni yanje. Wow. Iyi televiziyo inyuma ni yanje. Wow. Sasa bavandi uyu munsi ntabwo naje nje nyine uyu munsi nari mbakumbuye cyane ariko mbona kubera ukuntu mbakumbuye sinobasha kuvuga n'injenye. Agatanga uri smart. bikomeye Urana taberewe cyane. bikomeye Niko mubonye. usanzwe wambara gutya Cyane. uraberewe Uraberewe birenze cyane. Mvuye nari nakoze hariya mu kibuga cy'indege nari nakoze amama. Nuko buza mwambara. niko bambara Cyangwa wakoze mu ndege. Oya. yambara ko nka protocole wo mu ndege Niko nyine kugiye nakoze amama. Uraberewe cyane. Sasa bavandimwe uyu munsi ndi kumwe n'umudamu mwiza ufite umusatsi mwiza apana ya imisatsi baza biteresha. Cyangwa wawiteresha. wayashye Nuwawe. Gira buje turebe. Aho. Ari bazabatera aho. Ego komana uyu nuwanje. Kono gano wa. Uyipe uzimuyemo. Cyangwa tubazanye cyakindi bazo bahuhisha uja. Wova mu kiganiro. Wova mu kiganiro. Ah. Hano ndi kumwe n'umupapa mwiza cyane araberewe yambaye ishati igura amafaranga menshi ndabibatuye. Nakubujije. Tambwira. Si menshi pe. Ndashaka rero kuba batwibwire ni ukuri nta muntu uzumenywa n'abantu bose ariko mumenye ngo si uyu munsi abantu basuye Elizabeth ni bantu ki karibu. Urakoze cyane Aha biswa maye wanje icyarimwe. babazanire fanta. Kandi cyane Elizabeth nguzigabo. Yicane hagira abantu mubwira cyo. Oya baraza kubona amafoto. baraza kuyabona mu kandi Kandi kanya. hari ahantu tuje kuganira cyane. Sekera amabangara bireme kwihangana. Ngahega mutwibwire. banyita Ivona uzamukunda abenshi bakunda kunyita izina rya Nyihasha Uri nyihasha. yes Uzo umukunda uracyafite ukundwa. Aibe kubera none se Nuko. komeza da maye. ndi umumama mfite abana 4 n'umugabo murakoze cyane Umugabo dukorera n'abana 4 ubwo abo bana harimo n'amahasha. harimo n'amahasha babiri Murakoze cyane kutwakira kuri Elizabeth official. Turishimiye kuba hano. Amazina yanjye nitwa Mbangutse Claude. Izina ry'akazi ni Mbangutse Pro. Aba ndi umupapa mfite abana 4 n'ubakanye n'umumama uri yo mwana we. Abahungu 3 n'umukobwa umwe. Akoshe mwana. Kabone kudushekerera. Oya. Oya kuri yagiye Aya nta mugabo ufite ubwanwa bazabashekerera. Nusubira ndabari. Oya impamvu ndi gushekerera nuko ufite umugore mwiza. uvuga ngo Messi cyamvuge ko ari mubi. Nubwo bivuze nubundi nubwo uvuga ko ari mwiza cyangwa ari mubi ntacyo zohindura mayi wanje kandi nuwanje. Yego oya ni mwiza pe ni mwiza. Ariko hagati aho Merci. Yego. Umuntu ngo mu gisirimu niko bazavuga. Merci. Ugomba gushima. Ntabwo bazavuga merci. Oya mu gisirimu ikintu cyose bakubwiye ugomba kuvuga thank you, asante, urakoze, ndaguceceka. Ubicecetse ngo uciriritse. Hagati aho urakoze. Yego welcome. Ya ndongo rero dufite abahungu 3 n'umukobwa umwe. Abandi umucuranzi, ndi producer, kora indirimbo z'amajwi, z'amashusho. Abandi umuvuga butumwa. Wow, hallelujah. Cyane. Ayo mavuta ese kuvuze ngo ndabipinze aho my wife. Sindi umuvuga butumwa. thousands Aishwa kuri YouTube harara ngena mvuga butumwa. Oye kuri ya keru wanyu yanjye ntaryo vuga butumwa tucemeka nashaka ryange nije ubizi ko nduvuga butumwa. Numuvuga butumwa by the way. Oya sindi umuvuga butumwa mu ndirimbo n'ijambo ndumuvuga kuri no gucuranga no nivuga butumwa no gucuranga nivuga butumwa no kuririmba iyo ndi guhimba indirimbo mba ndi gutanga ubutumwa iyo ndi kuririmba mba ndi gutanga ubutumwa. Akunda kumfobya cyane kubera ko nanje hari ukuntu uza mupfobya adashoboye ngo yarage ngo kungira umuntu uciriritse cyane ariko ntibyokunda atasa
ya turaho ngabo murakoze cyane. Wow, gusa by the way mukiri aho ngaho muri couple nziza. Thank you. Muri couple nziza ari couple usanga zagagaye mu ntebe kandi umugagara mu ntebe zaje. Ibintu babigize amabuye. Ibintu babigize amabuye ukamusanga usiko hari amafamiye umugore n'umugabo badashobora kwicara ngo batere story baseke. Ubusanga umwe nimba avuye mu kazi ari muri telefone undi ari usanga tibagira n'umwanya wo umwe ari hano ndari hano. Ari ibintu byose koroha mu mutima mworoshe nkuko muri mama umwe ari vuga ngo sibyo nibyo tubizira hari ubiziranye nyine ukuntu ducokozanye okay ngarutse aho ngaho uyu yaravuze ngo yitwa uzamukunda uvuga ijambo siko uracafite gukunda iryo se nari mukuyeho umunsi namushatse atasa none se icyo mbaza wari mukuyeho iyo umugore yashatswe ntawe acyemerewe gukundwa uzomukunda nije ryabitegereje ubusaza yitwa mukunze Claude Ndawo Kararisaga ibyo ni bya Jacqueline Joyeuse hari n'igihe reka nkubwire hari n'igihe iryo zina ryaba ryari riteganyijwe umuntu akaba yarabonetse ariko uzwara abantu baba bafite igikundiro Feva Imana iba yarabashyizeho ariko bashakwa bakama bagararamba cya gikundiro cyama kiyoyo ariko ukaba ushobora kuzana madamu akaba aribwo kwa none wangu urugo ruratahwa n'abashyize ese ko ufite utugambo twinshi ukeneye yuko iryo zina arigumana iryo zina narigumane mu izina rya Yesu wadutumiye kuri channel rwari ibintu tutagomba kwivanga mu byo wacu oya narigumane ndaze narigumane narigumane mu izina rya Yesu hano muri wanje twagiye ku macano menshi ariko iyi ko turasenga Imana reka sobanura impamvu ngomba kurigumana uzi impamvu ugomba kurigumana sheri njye nuje ari izina ryiza ni izina uzamukunda nasi tukwita uzamwanga njyewe no kuvuga ngo uzamukunda bahise bashiraho dash bahise hariho za point zindi zigomba kuzuzwa izo za zindi bashizeho zigomba kuzuzwa nije waje noneho manazikuyemo ubu yitwa mukunze Claude. Okay nuko bimeze wemere kandi utemera wemere kumbaraga by fire by force ndemeye Claude ndaryanga tuzobe kuri abatumirwa bandije pe gusa by the way ndabishimiye ndabakunda gusa madamu wawe natwe turagukunda cyane kubera ukuntu uzuvuza imigeri ni n'umufana wacu cyane ndende muri komateri nkabonamo Elizabeth wa muri beza turabakunda natwe tuzatugukurikirana tuzadukora subscribe buri munsi gushana ukuri gushyigikira oya bana we babikuye tuzadukanda buri munsi kubera ukuntu tugukura uye mwabikuyemo yasa uko mwayikuye uyu munsi rero tubikore bwa nyuma ukande muri bwongera turongera dukande bwa nyuma uye bakanda niba twaravuyemo uyu munsi turasubira turongera dusubire ujya posting ikiganiro ngo Isabelle ngo none ngo nongeye kugukandira uko wayikuyemo niyo wari ariko wasanga ari momo abavuze momo se bayikubujije momo se intuza busabwe gute na momo byose gano gukanda ndakujije mbangu icyo nari mvuze madamu we ntago nari muzi pe cyane nyine namubonaga akukirana jewe warunze wewe ntuzi igihe nigeze kugera muri Kenya bwa 2019 ntaramira muri Harvest mbangu uncurangira nabi unkorera igitangaza ibi bintu urabigaruye kandi wacurangiye nabi ariko muri iyi minsi usigaye uncurangira neza ni kuri Imana igumugisha wazo wamubwira gutyo nkaza namumbona ni intuki gusa ariko ubu Imana igumugisha rwose usigaye uncurangira anyurwa rwose nkumva kubera padi uzi gucu njye musare sinabizi nduzi za padi na compagnie nzapfa kubyina umwana wa Kirikigali twa compagnie kabisa Imana izobimuhe hari igihe tuza twita amazina abana bacu hana bakurikirana bakayakwera Mana mu izina rya Yesu Mungu wanje yitwa Billy Graham rizamukurikirana sibyo hari igihe ababyeyi twita abana amazina izina rigira ububasha ku muntu ngo so nta kwanga kwita nabi umugani si uzi urangize niba utanga nuko nyine gufashanya rato ngo so nta kwanga akwita nabi azi imigani myinshi cyane kandi yavuze imigani myinshi cyane biza binyereka ko anduta myaka ariko ashobora kubona niba atarakuriye kwa nyirakuru
abana bazi imigani myinshi baba barakuriye kwa ba nyirakuru. Njye nzi umugani umwe mu Kinyarwanda, igiti kigororwa kikiri gito. Undi iyo ushaka inkuryama nkaza sogokuru aryohabuze. akwene abasaza nabo bakera se n'abasaza cyane. So nukuri narindi kuvuga ati uyu muzikera nyine muri Kenya wese nari nkuzi ariko muri famille nziza. Sinzi ko novuga ngo mubyumve ariko ndagira ngo Muyandi magambo uradukunda. Muyandi magambo we love you. We love you. We love you so much. Thank you. We love you too. We love you too. We love you too. More than you think. Turakivuza icyongereza by fire by force. Oya abantu bose kandi bazi icyongereza ku rugero rumwe. None se kuragira ngo Mugisha na Esther. Kuragira ngo Mugisha na Esther bazavuga icyongereza kimwe. Barakizi se? Oya Mugisha arakizi. Wabero ntacyazi. Pronunciation ya Mugisha siyo ya Esther. Sindiyo. Buri wese bamubwira prononciation yiwe. Merci cyane. Uzi ni Igifaransa? Merci beaucoup noyebe. Deri. Sasa wafandi, uyu munsi kabisa ndumva nishimye, umutima wanjye urishimye. Ndi kumwe n'abantu nkundi, kumwe n'abantu ukunda, ubumva ugomba kubura ahantu hanyako, ahantu ugomba kubura. So thank you kubw'umwanya wanyu. Ndagira ngo nzajya mbibariza utubazo dukeya musubize ko mubyumva. Sibyo? Mbango. Tubazo tujanye niki? N'ubuzima busanzwe papa. Okay. Mbango. Ese Nyihasha cyangwa Yvonne ubwa mbere ukimubona wamuboneye hese ubwa mbere ukimubona wamukundiye iki? Ubwa mbere nkimubona namuboneye Kimironko. Kimironko mu Rwanda? Mu Rwanda bwa mbere. Kimironko mu cyumba cy'amasengesho. Ego ko muzamurira Imana icyubahiro. Mu cyumba cy'amasengesho bitaga kwa Mama Robe. Tuba muri ministeri yitwa Isoko y'Ubutabazi. Aho niho namuboneye. Hanyuma icyo nese mukundira aho ngaho. Sinavuga ngo namukundiye iki ariko nese numva muri je hari ikintu cyahise kiza kijamo ngo tururu. Nise icyo mbaza wamuboneye ari kuririmba cyangwa muboneye yicaye ku gasambi ari gusoma igitabo. Tiyari karirimba, tiyari gasoma igitabo. Yarahagaze gusa arahajingaraye. Wamumva ikintu umutima ngo yarahagaranye na mushiki wanjye witwa Mishu. None uje gusuhuza Mishu ndamubona tangije ndamubase ndamusuhuza ariko musuhuze ni nka kwa kundi haje ni Maria na Elizabeth basuhuza nabo tugiye naje muramutse nje ndako sinushikinda umuntu nacumvishije mu mutima kirakubita Jesus nyuma ganza gahunda zindi za love story uzazimenya sawa wewe ukibona mbangutse abantu dukunda turi benshi ni cyo kintu cyambira urumva aho mwahuriye kera turahamenya ni cyo kintu wamukundiye ko ni umuntu mwiza mu bigaragara kandi nabesha ndakivuga uri hano ku Elizabeth isuku ntakubesha kuhabo kivuga nkimubona nanjye bwa mbere nese mbona ari umuntu wenda njyewe sinavuga ko nari nzi cyane umuntu ucuranga ntabwo nari mbizi cyane Tiyari umunyabitaramo. None uwo munsi warafashwe n'iki kuvuga ngo none bamusange mu cyumba cyangwa ni joro umuzanye. No warunzanye mu yandi magambo. Ko n'ubwa mbere nayo ngeze mu gitaramo nuko nabyita. Dukubitana nyine mubonye mbona n'umuntu utuje ukuntu niko maso yanjye yanyeretse n'umutima mbona aratuje mbona umusore mwiza. Cyo gihe nitaga my friend ntumbone gutya nzaje mfite abana. Icyo gihe nitagaho nkambara neza akantu ku kandi ntabwo watagisogesi yari yangusenge kuri hari Jesse nigeze mba muri gate yahora gatebeje kuva kuwa mbere kugeza kundi bantu atebeje utarabona ishati uburyo ireshye nawe uragantebeje kuva kuwa mbere kugeza kundi wa mbere warabanaga nawe warunzi ko rumbonera yes aho turakurashe uko nawe uragantebeje yabona gatebeje kuko n'ikintu cya mbere nk'umuntu w'umukozi w'Imana yampanuriye yarambwiye ngo uzashaka n'umugabo ukunda
kwambara imyenda atebeje ni ukuri kandi ako noneho kumviye kwa ariko ubu nyine nanjye mvuye iwawe ntasinimo natebeje nari urumvaga naratebeje kugira ngo imikandara yarashize mu nzu naratebeje kugira ngo avandi imikandara imaze gushira mu nzu 07 0 turayitanga nta kibazo. Oh my god, ariko ibyo bintu ni byiza kubonera umukunzi wakomonera mu gitaramo utamusanze ahandi hantu. Mumaze imyaka ingahe mwubakanye? 13 uzuzura mu kwa gatanu turi hafi kuzuza 13 kuri kangera ikirenge mu cyanya ntabwo biba byoroshye. wowe ningahe mayi igiye kugera 6 ako nayo ntabwo ari mike ahubwo nayo nta niyo nagukekera 6 nuvuga ko ndari nk'ine mu bana babiri. Erega uri mutoya n'ukubona uwo ari we wese habe n'ubwo waba utambaye imbere ni ukurya neza turekera n'amavuta ni ukurya neza ndya mayoneze nyinshi na broband kandi ari byo bibyibusha nasinzi impamvu nabyibuka bajya bampiza izarangiye izaba expired shize n'ukuri ibitagaza birabaye bavande. Okay, none se urumva ukimuntu yari umutipe mwiza ko abantu tuvuga ngo umugabo mwiza w'iboga rube wambara akaberwa n'ico gitoko igitoko ciwe. Urumva muri fiançailles ku buryo mwatereteranye aho yagusohokanye nyine yakuguriye n'inkoko simbizi yamaze ifaranga vugisha kuri fiançailles wakaze umugurira ahubwo nginge ngira ngo abantu nyine baba bazabana ntabwo batanga amafaranga nyine ni ibintu by'Imana. uyu nguyu ndagira na telefone yatunze bwa mbere ngo ari mugore yamaze kubera umuntu w'abantu ntabwo namukundaga ni kuburyo bita ntagira ngo uri kubona ibyo natwaye n'ibyinyo yatwaye none se yewe urabona ni abavandi bose bafite ibihanga. Uyu nguyu hano ku ruhande ntagiye n'uyu ntagiye none se amenyo yanyu yagiye he? jewe ryaje niyo wankunda yagukuye iryinyo neza na none rivamo biri ofisha pana bino tuvuga kandi iryinyo wakuwe n'umuntu tirizo rigaruka kereka iryakutse kubera imyaka wowe uryagiye oyiwe ni inyinya inyinya se ziba mu mpano inyinya zose ziba hari oya noneho njyewe inama nabagira kubera ko urumva nimba waramukuyemo iryinyo nawe gukuramo iryinyo mushake bya byuma bajya bambara asubirane ndabyanga abe nubwo nosigara nabiri mu cyangwa buri wese ashaka aho yaba yararishize cyangwa mwarabitaye mwibuka ahantu hose mwasohokanye muzaje toka kole muzavuga ati twaje gushaka iryinyo oya ni inyinya bavandi ni inyinyana kari gaciro yes ni inyinya hari byiza hano indi kaza hano imbere inyinya ziratandukanye indi kaza hano hasi none se urumva mu guteretana ni ikihe kintu cyaba yagukoreraga ubu atakigukorera ubu mara imyaka 13. Okay, yakundaga kunsohokana cyane yo agahinda ntikica akagira mubi agahinda ntikica ya gitari iri gucurangiriza oya mwizane umazane gitari gucurangiriza urasubiramo iryo jambo ngabanzu reka nongera ndi musa ni cye kintu icyo kintu umugabo wawe yagukoreraga mbere mukiri muri fiançailles batakigukorera mu mara y'imyaka 13. nukuri yakundaga kunsohokana cyane kenshi gashoboka ubu ngubu n'umwaka ushobora gushira agahinda nikica kagira mubi agahinda nikica ibintu uri gukora haranduza kwisanga ikazi kawe ngayisubiraho gatoya agahinda nikica kagira mubi agahinda nikica. iyi ndirimbo zayizana mu gitaramo urumva ataragahinda ikintu wamukoreraga kandi cyaragushimisha cyane. arabeshe aragikorerwa cyane arabeshye koko simbe gusohoka gusa ntizoba cyane kubera iki bitaba cyane n'ubu ngubu yaraguhaye impano akaba agufitiye abana
ubu aribwo byakagombye kuba too much. Ntabwo bigomba kuba too much cyane kubera ko twirinjiye mu zindi nshingano z'abana za minerevare ibiki, so mubikoze cyane nk'uko mwabikoraga hari ibintu bishobora kwangirika, ariko mu bintu akunda ku isi habe n'ubwo no muzutsa saa 8 z'ijoro kamwe ngo ushobora kurya brochette taza avuga ngo umutwe ngo ibitotsi ngo haranda umuntu ariko murya, ariko ushobora kumubwira ngo ushobora gukora ikiganiro cy'imirongo tuje mu gatatu usharingo ko ngo umutwe hari n'igihe noneho atabimbwira ninjira mu cyumba nzi ko tugiye kwitegura tugende agahita ambwira ngo n'ahantu hari paracetamol hano paracetamol uyu mudamu mwinjizemo igitaramo mu izina rya Yesu umukuremo inyama n'inkoko n'ihene paracetamol gute uko gani ngo kugira umubwire ngo reka ntaco gutarama tureka kugira ngo ugende uri bitange nagayiza hamwe ati gotomera ariko kureba mpereza umwenda uri bwamba gotomera ndi gutera ipasi nuko bimeze sheri igitaramo kikwinjiremo uzamugira inyota ugira inyota kurusha gukunda inyama zikugenda mbangutse ni cyo kintu umugore wawe yakwerekaga mukiri fiançaye ubu ngubu atakikwereka cyangwa atagikora uyu mwana turamenya oya nyine iki juste ibintu mwabagamo cyangwa ikintu yakoraga gukora nimba kuguhamagara cyane hari ukuntu yaninyagamo cyane ye baba we agahinda ntikica hari ukuntu sinzi niba nabyita gutinya cyangwa kubaha, hari ukuntu yaninyagamo ukuntu twahura ikintu cyose mubwiye nyine gahunda niba mubwiye ngo ni saa 8 duhura ni saa 8 akubahiriza time, ariko ubu ngubu niba mwe ngo turaja mu kiganiro cy'imirongo ejo tuzokora ikiganiro cy'imirongo saa 8 ari amakuru uko ashoboye kose mwakerereze agende gutya mu kiganiro umutsuriya waraka kandi urumva nk'utwo tuntu twa gahunda cyane yaratugiraga kandi biradushimisha abagabo iyo ubona umugabo afite gahunda cyane, ariko ntabwo ari buri gihe abikora, ariko rimwe na rimwe niko kantu nyine mbona kajya gushaka kubangama mbere katarabaga ko kwica gahunda akantinza muri gahunda twapanze. Thank you so much. Ugenda uhindure. Uzigendera kuri gahunda hose. Sindiyo. Ariko ndukubita urushi. Urushi agahinda ntikica adore yayifashe. Nayi waje. Okay, merci. Ikindi kintu Ivona ni cyo kintu ubu ngubu mu myaka 13 mumaranye mufitanye abana bane harimo n'izo mpanga. Ni cyo kintu mbangutsi aza kora ukumva hari buryo umugabo aza kora ikintu ukumva uri proud ye, kumva ahantu hose nyuze ukavuga ati se waruza amakuru suza umugabo wanje twe ntawenzi ntabwo uri kubona umugabo uri haraye. Ni iki kintu azakora muri society ubumva wabwira umuntu uri akora umugabo wawe. Hari abagabo bataza bashaka kwerekana abagore babo n'abagabo ntibashaka kwerekana abagore babo muri society, ariko n'iki kintu kigiye kigutera imbaraga kumva ko ushobora kubwira umugabo inshuti yawe muri kumwe turana umugabo wanjye wambaye agashati k'umutuku ni umugabo wanje. Ikintu akora cyane aba proud cyane ko kuba ndi umugore wiwe yowe ahantu hose, yaba ari wenda ari mu kirori, yaba ari mu materaniro, yaba ari hehe iwe aba yumva tugomba kuba turi kumwe. Akasha cyo kintu ni cyiza cyane. Usikuri kambwiye usikwa mu bintu bisigaye bisenye ngo arakomva ariko yizarke n'ibandi kazi nibyo kurongoreza uziko mu bintu bisigaye bisenye ngo abagabo ntibagishaka kujyana n'abagore babo, abagabo kifuza kujana n'abagore batarababo, ariko umva icyo kintu kirakomeye kandi icyo kintu ni cyiza. Ugomba kuba proud y'umugore wawe, kumva ko ahantu banguse agomba kuba ahagaze nawe uhari. Shaka kuri mbabarira tera haleluya.
imbura ikize izamura ngatere haleluya Imana yabwe icyubahiro ni kuri icyo kintu haleluya ni ngahita iyo haleluya irafasha iyo haleluya irafasha kuri aho mu mutima ifite uburemere ifite santimetero gacacayi cacayi kiba gifashe sawa icyo kintu ni cyiza cyane mbangu ni cyo kintu ukundira umugore wawe uba wumva aho hantu ugomba kuba uri urumva agomba kuba ahari nyine ukumva wamuperezanta uyu ni madamu yihashe iyo ndi ahantu ndi jenyine za numva ndafashe igiti cyatewe ku mugezi iyo kitari gishibuka vuba iyo ndi jenyine haba mu bukwe kandi twanajanye mu bukwe tukagera nayo ariko nkabona ari gushashana muri protocole jenyine ngahagarara jenyine kaba nicaye jenyine wenda hari ngibyo arimo zanumva ndafashe neza ariko iyo turi kumwe anyicaye iruhande nyine zanumva ndi umugabo uba wumva kabisa mba numva ko mba numva ntawondunga gato wamukubita ingumi kandi mba numva mbere none hari ako gatutu biri gucuranga uba wumva yoza akaguhagarira iruhande akareba amabuto uri gukara hari iyo ndi gucuranga uvuze icyo kintu cyo gucuranga ndi gucuranga be kizovamo kugira ngo muhagarare iruhande acuranga icyo ngicyo ndiyo gishobora ndiyo gishobora kandi turagisengera ariko nyine kubera urwa rukundo rwinshi rukurimo ahantu uri uba wumva ko mugomba kuba muri kumwe wenda hari imbere gucuranga byose si ngombwa kubera ko mba mfite umurimo ndi gukora kandi mba mfite ibyo ndi gusengera ntabwo ibyo ngibyo biratandukanye ariko twaba twasugiye mu makwe twaba twagiye ahantu hatandukanye iyo turi kumwe n'abantu bari byiza wow byiza cyane okay Ivo ni cye kintu mbangutsi mu myaka mumaranye urumva nyine ndi muri hano hafi sinagiye kure ni cye kintu yanze guhinduka kugeza n'uyu munsi arumva ati wambabari kozahinduka kuri kino kintu wambabari please kirambangamira ni kasi kanishaka nyivu icyo nacyo mbabari kubera iki ni private kwite cyanjye oya kivuge ni communication ki nzamumenyesha gahunda nazirangije kuzikora ukamubwira ati cumba ukanyura ahantu karya Zabe ashobora kugira ngo cumba ndaje ukarya mugasenza kwicura Yesu we mbese ikibazo ni ndaje mbega ibintu bibabaje mbese ikibazo ni ndaje man iyi ndaje ugenda uyizitira ahantu uyizitira ahantu ni cyo izishike nimba ari ndaje mama ahubwo musinzi muri abo gusengera ndaje igomba kuba ndaje nyine ukamwumva aramushika uzi ko umuntu bamwe sheri cuma ugacumba akuze umutima wakora ukuntu uzugararamba uzi ko uzugera hano nta n'amata ufite none nawe ugera kumva kati irashize ukumva nyira gasukari kaza isukari gusa utavanzemo n'umunyu ako ni agaserumu niba ari agasukari kavanze n'umunyu niba ni ndaje uzuza ushike tukazihera mu nzira sawa tuzaza ndaje pa ako kanya niba unahura n'umuntu ubanza babu uri kwiruka ni ikibazo cya ndaje tangoraho bigeze gute ndaje tangoraho ugiye he atase ndaje turavugana kuri telefone ndakubwira ndaje aranshaka yaba ndaje ikintu kigende gikemuke tuzogaruka n'abagabo bandi babikemure n'abo bantu ndaje kamara amasaha 2 ngo nahise mpura n'umuntu ngo nahuye n'umuntu ngo naciye ha gahunda tarigeza pa ya communication iri direct chini mbagwe ni ikintu cyakugoye n'ubu yanze guhinduka bebana ngibuye aya asakana naye maso ndaje biswa mayo yavemo icyo ngicyo kutubahiriza gahunda zamara kwitegura nkicara muri salo gutya kavuga kandi ndaremerewe nihasha we ndaremerewe ko ntiyongera vuba nico ariko ubu ngubu bitangiye gucamo uyu munsi yagerageje kandi asa neza wamubonye thank you so much
ariko bitangiye gukunda cya gahunda kabisa abasitari baravuze gukora injo mwemwe mbangurika nkabaza akabazo k'amatsiko then tunagana no ku musozi iminota yagiye ufite abana bane harimo impanga zibiri ufite umugore wawe umara imyaka 13 ukunda sibyo muri munzi wanyu ari nk'ijoro nka saa 9 mukaje mukumva hakomanza abantu baje bifutse bafite wenda ibikoresho bitameze neza kumva abana bicaye hari umugore wawe wicaye hano bakavuga ngo ntago tumwica urwo n'urugero nguhaye ariko turatwara umugore wawe cyangwa dutware abana bawe ubuziraherezo mvugira ngo ubuziraherezo maco nayanyuma turatwara umugore wawe wowe urahitamo kandi nta bintu byo kuvuga ngo ngoye urahitamo abana bane mbatwara ufite ukunda abana bawe ufite n'ukuntu ukunda umugore wawe ninde muntu wakwemera gutanga ndahita hari indirimbo ihise imanuka muri nje icyo kibazo kiragoye cyane gusa ibyiza ni uko ibyo bintu bitazabaho n'izina rya Yesu n'urugero tibyobaho kubera ko rero bitazabaho kandi bitariho igisubizo ntugoheza ni ikivuga ngo bose ni babibi none si urugero nayo ntanze nyine naje ngo wahe urugero ko bose ni babibi ujya ariko mbango byabaye ngombwa ariko basi bakamujana ubu nyine bakajana abana cyangwa umugore ariko ugira bamusigana nimba ari abana bane nimba ari umugore nuwo nyine ntibizaba n'urugero kiragoye cyane nta nubwo nakubona igisubizo nosenga ntibibe byose bakose Imana sinomuheba sinoheba n'abana ariko ngo umuntu nigeze ku kibazo arambwira ati shaka Isabelle abana bagiye kuko abana umugore yakongera kumbyarira abana agasigara yoreka Isabelle ko nacyo kigoye nacyo kiragoye abana bakagenda ukavuga ngo bye ariko uzi ikintu cyitwa umwana ndakubujije amaso uzi uko umwana aba ari wowe ni wowe ariko yagenda nawe ntiwakongera kumubyara ntibyoroshe ariko tubonye igisubizo tubonye uyogenda ntaho yoje nawe ntaho yoje akusha wagenda kuri guseka ngaho wakatishije wagira ngo nararagiye so bavandira ati ni brag nyine no kubazanya bisanzwe mu izina rya Yesu uzagume mu rugo rwawe abana ntaho bazaza nazanasohoka agiye gukina kabumbuzo uhita umugarura vuba nta wamenye so ndagira ngo mbabwire bano bavandimwe abantu bankurikira bagira YouTube channel ku bantu batabizi ku bantu babakunze ku bantu bifuje kubamenya ukuri nababwira iki bagira YouTube channel yitwa Bangutse Pro and Yvonne nabyumvise simbisubira mutaje kubisubiramo nkabyisha Bangutse Pro and Yvonne mugira neza tamugira neza ari Yvonne so nukuri muzagende mu bakandire mu basure muri bikorwa byabo bagira ibiganiro byiza bashyiraho ivuga butumwa bashyiraho amafilme meza yubaka nukuri Imana ibahumbisha so nagira buri muntu afata isegonda agira ubutumwa butoya abantu badukurikiye mukoze cyane turabakunda mwese inshuti za Elizabeth abamukurikira abamushigikira mukomeze mushigikira n'abataramushigikira mukanda akazogera bareke kugararamba agatoki ni akantu gatoya koroshye cyane ntimubyiga inzu ntimubyiga imihanda mworohe turabakunda cyane mukore subscribe kuri channel ya Elizabeth official no kuri Bangutse Pro and Yvonne ariko Elizabeth turamushimiye cyane ni umuntu mwiza ni umuntu uri sociable ni umuntu ufite igikundiro ufite amavuta y'Imana mu by'Imana yamuhaye gukora komeze mumushigikire mu bitekerezo mu buryo bufatika financially mu mushigikire abantu bari hirya no hino mu mukande muzamona kande ni revive kara ko koyese kano kaza kazi yo bakoresha amafaranga kara message you have received ingeza nkite revive hello mukandire bira bintu biba byiza cyane kubera ko ibi bintu byose biri gukorwa bisaba so Imana ibahereze umugisha mukomeze mushigikire mukomeze mudushigikire turabakunda cyane murakoze bye love you too